hari kweri Nose rero nifite ikibazo nyine nanjye nawe ndahita nsanga nabizi eza kuri personalize tuvuge urugero ibaye nke muri telefone ndabona uzifitemo ahandi kanze kwereka urugero biraje binanire no kuri kwimana ibi bintu ko nayo mbizi n'ute byagiye kuki utashyizemo ino foto ko ari nziza aha hantu dore ngaze ndazenga hey umuhanga muri kureba gutya ni nabyo byiza turabona gutya ushaka muri kureba ibifute mufite iki se dore ko wambafashe wapi nakantu twari turi kwerekana nyine twibugona tube kureba nyine aye ejo nawe uhari yagiye yagiye karahubwo ibiki igihe wagendaga nawe yahise agenda ariko se mwabana mufite ikihe kibazo cyo kutumva twese tutumva rega mwatubwiye ngo twemerewe gusohoka wenda twasenze kandi nyine twabimubwira vuba arasenga twaranambaye arasenza ngo Imana imurinde ngo ntihagire ikintu ahura nacyo ahita atwara Bible ngo nta kintu ari ubu ku bintu byose pasiteri yavugiye ahangaha muricaye nyine mufata umwanzuro w'uko nyine agomba kugenda namwe muramureka ante ari Aisha natwe ninde mukuru Aisha twamufata twamuzika mu kiziriko uko muza Aisha bamuvugiramo umuntu yakora iki koko niba umuntu ababwira ikintu mumwumve niba umuntu ababwira ngo hanze murugarijwe hano umuntu wemerewe kuva muri runo rugo n'umwe wenyine n'inyamba mwige ntabwo mubyemerewe ibyo turabyumva tante ariko nyine nanone kuba ko yajyanye Bible turumva nta kibazo ariko yanasenze Bibiliya nyine ni iki Bibiliya z'abadayimoni ntabwo bayitinya ibifitwe nande kugira ngo Bibiliya abadayimoni bayitinye ifitwe nande umuntu umeze ute wenda usenga none Aisha yasenze wenda nanone yagiye tutizeye imbaraga ziwe tukajya tumubwira ati nubwo usenze ntabwo usenze neza nyine twasenga abamuzi ariko umuntu yashatse kugenda nanone ntabwo wamubuza ntabwo njya nibaza ikintu nzakora muri ubu buzima kubera yuko guhora umuntu avuga rimwe kabiri gatatu ukabona ntabwo mwumva nyine muri runo rugo niba ari gukura mwibana ntabwo mbizi murigenga kuri kuvugira muri rusange ko pasiteri kanze mbanze mubwira amagara Aisha ubwo ntiwahamagaye Aisha ukamubaza nawe yagiye ubu noneho mugiye kumbwiriza alo pasiteri ashimwe himbazwe wasibukiye mu rugo se Aisha yagiye umva ngwino mu rugo turagushaka pe mbabarira uze umfashe sanasa Rodi karamba mundebe mwese njye nta soni mfite njya mwemera ko ndi tante wanyu kandi turagukunda pe nanjye ndabakunda ntabwo rero nifuza kuzababona mwahuye n'ibibazo genda umubyeyi wanyu ngomba kubabwira imbogamizi zose ziri hanze ntiyameze neza hari umwuka utari mwiza satani hano hanze ameze nabi ari kwica abantu imyuka mibi iri kuzerera ako tante ukira wongeye hari ikintu nakubwira Aisha ni umuntu mukuru ntabwo nzi ukuntu twe bato kuri we ninde mukuru ku mubyeyi ariko none Aisha waze ko ari nawe wabonye icyo kintu ko numva ibi byose uri kubifata ukabigira uyu munsi kandi ari ibintu byabaye Aisha ubwe gerakiboneye gutya tukimukura mu nzara turaje turabibabwiye ibintu byose mwagomba gufata urugiwe uko muri babiri mukarufunga hagenda Aisha na Mana yuravuga akagukubita turi batatu na nyambarimo base mwebwe bitewe n'ukuntu mwabonye pasiteri yabibabwiye n'ukuntu nabibabwiye mwafashe isengamba
hari ubwo nari nasubira mu kazi anti sinirirwa nicara hano ngaho kubera uwo mudayimoni. reka pasiteri ase cyo cyo gukora gusa umwanzuro nguwo ntabwo mwemerewe gusohoka mwokabyara. nzibera mu mahema sibite Teri mbwa guhitwa. ubwo nawe uraho wahiswe suri meze neza se Meze neza. siko ndeba uyu munsi umeze neza akugize neza cyane Hari umunsi uzi ntasutse se. Iyo ntasutse se mbara nasokoresheje. aha muri minsi bisigaye ari akandi gashya Ubwo ranze dukiye ubyutse uririmba urongera ranze dukiye. tuba tugomba kubyuka turamya Imana tuyihimbaza twumva ubwiza bwayo n'ibinadukore byiza cyane So bize no kuvuga icyongereza. rega iyo uri mu Mana ntacyo utamenya. Okay. Ndahambwira gitumye mpagarika hano nigende. Dave ari he? Gode. Ndi kukubaza ngo Dave ari he? Ega nabikubwiye ko uzisubira. Nzagira nti? Nari nabikubwiye. Ibiki? Nase ntibigaragaje. Kajewe ngo Dave ngaya bla 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 nyinya. None se uri kumushakira ikira? Cyangwa urambaza Dave ngembi wabo? Mu nzu yiwabo. Iwabo ntago hazi. Maze ikintu mbakundiye. Mupfa kudodoka. Mutazi mwapfuye. Ubwo wapfuye bamushyinga nese arwa kiri Ubu urareba ugasanga yembe umuntu wo kwifata nkaza kukubaza Dave namushaka. Ngo barakubwiye. Bikumva iki? Nabigusubira no bimenye neza. Murakubwiye ngo aho kugira ngo ngambanire Imana yanjye. Umutwe wavubaho ugatakara cyangwa se ngenda umucu akaba ari nzanya ngendesha amaguru mu kirere. Dave sinjye urambaza ubundi namukura he? Ese si inshuti yawe si boss wawe wagoye akazi? Yanjye boss wanjye. Nese ari ubugiye ari boss wanjye bugendana mu ikofi yanjye cyangwa agenda mu mugongo wanjye? Ushobora kuba utamugendana mu ikofi yawe cyangwa mu mugongo wawe. Ako gahunda ze nyinshi uzizi. Mba nzizi nkande. Ni gute umukozi amenya gahunda za boss? Waho utazimenye neza kandi agukoresha. Hari ubwo dukorera muri office imwe. Ushobora kuba dukorera muri office imwe akumugahurira mu kazi. Si ubwo amabwiriza y'icyo gukora? Ntago nzahari nimba mushaka kumbwira ngo nimero ze ariko ntumumbaze kuko simugendana mu ikofi yanjye cyangwa mu mugongo wanjye sindari wabo ntarari wacu sinshinzwe no kumenya gahunda.